Yes, yes, of course. Iyi ni icyogere cy'Imana nk'uko bisanzwe iteka. I'm called icyogere cy'Imana, cyogere MC Cyogere, la guitariste et vocaliste, ariko ndagira ngo noneho ngaruke aka kanya nibereye mu makuru meza cyane, ahandi mu nkuru ishimishije cyane mu Rwanda hose. Ndahamya ntashidikanya ko abafana bose bakunda umuziki nyarwanda cyangwa se abafana bose bakunda abahanzi The Ben ndetse na Bruce Melody bagiye kujya mu byishimo kandi byinshi cyane. Tayari aba bahanzi uko ari babiri bamaze kunezeza abanyarwanda, abamaze kugerwaho n'iyi nkuru bose barafite umunezero kandi umunezero mwinshi cyane. Iyi nkuru nyitangaje nezerewe kandi nezerewe cyane. Mu minsi ishize habayeho beef ya hatari y'umuhanzi Itaha Iwacu Bruce, ariwe Bruce Melody, ndetse n'umuhanzi Tiger B, The Ben. Hakabaho deba ivuga ngo ese umuhanzi wa danje ninde? Bruce Melody niwe wa danje, ese The Ben niwe wa danje? Ariko Bruce Melody agakomeza kuvuga ati jye ni njye wa danje. Byaragaragaye cyane mu interviews menshi, Bruce Melody bamubaza bimeze gute, genda umuntu wa danje, aravuga ati jyewe umunsi umwe bazaduhe bato mukubita agakoni kunda. Urumva iryo jambo. Ariko abenshi bakavuga ko harimo gusuzugura cyane, bakavuga ati Bruce Melody wowe urimo urasuzugura umusaza kandi waramufannye. Bruce Melody we aragaragaza ko atigeze afana The Ben, kuko no muri press conference yabigaragaje ko atafaniye The Ben. Umunyamakuru Emmy we ku gihe yamubajije ngo yamaje ati uko wakuze ufana The Ben, we wakuze ufana The Ben, none ubu unejejwe gute no kubona muhuriye ku rubyiniro? The Ben yamusubije ko ati uko batari baturanye, ntabwo twari duturanye. Bigaragaza ko atamufannye. Kugeza aya magingo Bruce Melody nubwo agomba guhurira kuri stage imwe na The Ben, ariko biragaragara ko Bruce Melody akiri kuvuga ko ariwe muntu wa danje, akiriwe muntu wa mbere, ashaka kugaragaza ibintu bya danje. Haracyarimo bato mu bantu babonye press conference, byanze bikunze haracyarimo bato. Nkahindukirira umuhanzi Tiger B, ndabyibuka ubwo yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabajijwe uburyo bagiye mu Rwanda uburyo bavuye mu Rwanda bakajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'uburyo kandi basize ikibuga cyo mu Rwanda gisa n'icyambaye ubusa cyane, ko aribo bahanzi bari bakomeye The Ben ndetse na Meddy, ariko baragije barigendera. Aza kubazwa ati uko mwajya mugasiga ikibuga cyambaye ubusa, urabona bimeze bite mu Rwanda? Urabona mu Rwanda bimeze bite? Ese mu bahanzi ubona bari mu Rwanda bari kukunezeza ni bande? The Ben yaravuze ati, yanabivuze neza ngo ati hari umwana umwe uri mu Rwanda, ngo uri kuririmba neza, ngo yitwa nde, ngo yaririmbye akaririmbo ngo ibi ni ibiki. Urumva ko yari yakunze Bruce Melody mu bahanzi bari mu Rwanda. Byanze bikunze rero Bruce Melody nubwo nawe yahise afata ayihereza ipeti rya danje, yagombaga gufata iyo respect umusaza muhaye, ariko nanone ntahite yizamura ku rwego rwo hejuru rwo kujya guhangana n'umusaza. No kuri press conference rero Bruce Melody n'ubundi akihagera, bamubajije uburyo ari kubyumva ku buryo agiye guhura na The Ben ku rubyiniro rumwe. Ariko abajijwe icyo kibazo, Bruce Melody asobanura ko ngo ariwe muhanzi wa mbere wa danje mu Rwanda. Urumva haracyafitemo guhangana. Rero ndahamya ntashidikanya ko abanyarwanda bose batuye u Rwanda ndetse n'abafana b'umuziki, ese twiteze iki ku munsi ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ku bunane mu gitaramo The New Year Groove gitegurwa na team ya The Ben. Gusa ntago nasoza
ntagaragaje nanone mva mutima zanjye nka cyogere cy'Imana, nka MC cyogere cy'Imana. Buriya nuko byanze bikunze abantu bavuga ngo iki, ariko urabona ko umuziki nyarwanda aho bigeze ubu ngubu, kuva beef ya The Ben ndetse na Bruce Melody isa nivuye, uretse ko ibyo ngibyo wenda biri muri business uko bisa kose, nubwo bari kubitugaragariza hamwe, ariko beef iracyahari. Ariko nubwo ihari, nubwo Ben akwihorera ntabikubwire, Ben ariturije, Ben nta beef azana, Ben nta beef ateza, kuko ibyo Itaha Iwacu yagerageje gukomeza gutangaza, ibyo yakomeje kugerageza kuvuga byose, urabona umusaza yabaga yicecekeye. Umusaza yabaga yicecekeye kabisa, yicecekeye yibereye hariya, ariko Bruce Melody agakomeza guhatana. So ariko nawe yabivuze neza, aravuga ati nubwo nakomeje guhatana kose, nubwo nakomeje kujya gutati niko game imera, bivuga ko yagaragazaga ko byibura yashakaga no kujya gute kumushora urugamba kugira ngo wenda muzamukire. Oge niko mbyumva, nimba avuze ngo niko game imeze, ubwo biragaragara ko yashakaga gushora urugamba kugira ngo akunde amuzamukire. Oge niko ndi kubyumva. So aho bigeze rero kugize ya magingo, Bruce aracyagaragaza fight ya danger, ko kuri press conference ba Emmy ndabyibuka yasabye abahanzi bose guhurira hagati yatutse zabo, bagahoberana, bakaramukanya, bakatwereka yuko banejejwe no kongera guhura, banejejwe no gukuraho beef. Mu gihe wabonaga The Ben asa n'ubyiteguye, na cyane ko bagezeho after bakaramukanya The Ben mu gihe Bruce Melody ashaka gusuhuza Ben nko amusuhurije hirya, Ben aramukurura, aramwiyegereza kabisa. Ariko Bruce Melody yari yabanje kubihakana, ngo ahangaha ngo kuba nahageze ngo byarangiye. Urumva ko Peta gifite ikintu bita iki, aracyafite ikintu bita guhangana. Nge nka cyogere cy'Imana niko mbyumva. Nanjye Darizona Peta aracyafite ikintu cyo guhatana, Bruce Melody aracyafite ikintu cyo guhatana, ariko byanze bikunze agomba kugerageza. Industry yo mu Rwanda n'ubwo wenda nako si niyo mu Rwanda gusa, industry y'umuziki guhangana no kugira gute, ariko nanone nubwo abisobanura neza akavuga ati ndahangana kubera ko nanjye mbashaka kujya nzamuke wenda kuri level runaka, nubwo abihisha, arabihisha, ariko aragaragaza ko ari guhangana kugira ngo azamuke agere kuri level. Ubaka kanya icyo yaharaniye nkuko yabivuze akigezeho, kuko ngubu bari kuri standard, yagaragaje ko bari kuri standard imwe. Ariko Ben kugeze amagingo arakiturije cyane, Ben arakiturije cyane bikomeye, arihagarira arakituriza cyane, kuko nawe arabyumva ko Bruce Melody agifite iki ryahangana. Warabyumva ati Bruce Melody aracyafite ryahangana. Iryo hangana rero ntabwo ari fresh, ntabwo ari fresh. Icyo nasaba Bruce Melody nsa nusoza, Bruce Melody akunda ihangana, no mwitangira rye yahanganye na G Bruce, barahangana, urumve, kandi bitangira ari ibintu biri aho ngaho n'ubundi bya battle bisanzwe byo kugira ngo abantu bazamuke. Buri umuntu uhangana na Bruce Melody buriya ni umuntu mubi cyane, yoze ko kugira ngo batangire ari ibintu bisanzwe rwose, ibintu bisanzwe bavuga bati reka tuzamurane turi uko bimeze. Urabona Bruce Melody we yaravuye muri hip hop, avuye muri rap, aje kuririmba R&B, mu gihe noneho G Bruce yaririmbaga R&B kuva yatangira. Urumva abahungu barabahuza byatari, batireka dukora akabato turebe uburyo ibintu byagenda neza. Umujama ahita bigira serious, noneho ashotera mu birere cyane. Akunda ihangana, kandi akenshi ihangana rikunda kumuhira. Niyo mpamvu uriya mujama najya kugabaho igitero. Icyo nashimiye Tiger B nuko Bruce Melody yamugabye igitero arituriza, ariko G Bruce we yamugabye igitero
nawe ajya muri iyo beef kubera ko bari babaze kubyuzuza n'iki Jama ahita shotera mu bicu noneho birenze ukwemera urumva ariko G Bruce nawe yahise yigira mu bindi bintu byinshi cyane wenda bituma n'ikibuga yenda asa n'ugihunzeho gatoya ariko tugira ngo mbabwire ko G Bruce ameze neza mu byo arimo, ameze neza rwo mutari kumubona ku itara ariko ameze neza kandi ameze neza cyane. So rero ihangana ry'umukobwa no kuva kera ariko byanze bikunze ntago G Bruce Bruce Melody gerageza mu kuzajya mu guhangana n'abantu bakuru kuri wowe rwose ubigabanye. Wenda no guhangana kugira ngo utere imbere n'iki ariko urumva guhangana n'umuntu mukuru n'ubwo bukagaragaza ko gihanganye ntabwo ari fresh. So twiteguye ibintu byiza rero, twiteguye ibintu byiza ku itariki ya mbere yo kwa mbere. So mwese ndabemera tu The Band ndamwemera, namwemeye mbere cyane kubera ko rubundi yatangiye mbere cyane ariko nawe waje umeze neza urumva waje nawe umeze neza kabisa, ufite utumelodi twiza cyane kuri Bruce Melody, koko ufite uturirimbo twiza cyane ndatwibuka twose kugeza naho The Ben yakwemeye ari hanze aravuga ati uyu mwana waririmbye ngo ibi ni ibiki ndaramwemeye. So uko umusaza we yarakwemeye ari hanze akabivuga, wihangana nawe bro, wihangana nawe ahubwo ukora akazi kawe ugomba gukora ariko ndamya nashidikanya ko bisa nibigeze ku musozo. Ukora akazi kawe ugomba gukora, Ben akora akazi kagomba gukora. Abakritika G Bruce ngo iki ni iki, G Bruce nawe aho ari ameze neza, akora akazi agomba gukora kandi agakore neza, we rwose yanabigeze haba ameze neza cyane tuyiturije. Uzarebe ukuntu angana nimba uheruka kubona amafoto ye. Shaman G Bruce ni umusore watara, ameze neza, arasa neza, ameze fresh, ibyo arimo abirimo neza kandi ari fresh, kandi ndamwifuriza n'amahirwe yo gukomeza kumererwa neza mu buzima bwe bwa buri munsi. So Abanyarwanda rero twese turiteguye kandi twiteguye tunezerewe ko kuri iyo tariki ya mbere y'ukwa mbere niyo nka nuko bukera kabisa, hanyuma tukaza tugakesha icyo gitaramo kingaruka mwaka kabisa. Yes, so mukomeze mugubwe neza. Yari uwanyu MC Cyogere cy'Imana, Cyogere Call Big One, super la guitarist, a vocalist. Ciao, make subscribe here.